Mwongeye kwirirwa neza bakunzi ba Bivugwe TV aho muri hose ndabaramukije cyane kandi nanone nkomeje kubifuriza kugira icyumweru cyiza. Uwiteka akomeze abarinde kandi akomeze abongerera iminsi yo kubaho mu by'ukuri muhahe muronke mu byo mukora byose. Ngira ngo ku munsi w'ejo twari twabivuze hano kuri Bivugwe TV, twari twababwiye impanuka y'umukobwa mu by'ukuri waguye mu modoka ya taxi, tubabwira ko yari agiye gukora ubukwe n'umusore bari bagiye kurushinga ku munsi w'ejo, ariko bikarangira mu by'ukuri Nyagasana amwisubije, ibirori bari bagiyemo bitarangiye mu by'ukuri. Nk'uko nabibabwiye ku munsi w'ejo, ni umukobwa w'imfubyi mu by'ukuri wapfuye agiye gushyingirwa, ndetse wabo umusore bakaba bari bamaze kwitegura byose, yewe bari bamaze no kumukwa. Mu by'ukuri hari hasigaye gushyingirwa kugira ngo mu by'ukuri bagende babane bubake, ariko ntabwo byabashije gukunda kubera impanuka yabaye ku munsi w'ejo mu karere ka Rulindo, aho iyi modoka yari itwaye aba bageni yakoze impanuka, abagera kuri batatu ku ikubitiro bakahasiga ubuzima. Nk'uko nakomeje kubibabwira, itariki yo gushyingura nyakwigendera ari nawe umugeni wari uri muri ino modoka yamaze kumenyekana mu by'ukuri, aho bazashyingura ku itariki 18 z'uku kwezi turimo umwaka w'ibihumbi 2026. ubwo nejo bundi ku itariki 18 nibwo bazamushyingura, aho gahunda yamaze kugera hanze. Akaba rero azashyingurwa hariya mu karere ka Rulindo n'ubundi, aho umubiri we aka kanya uruhukiye mu bitaro bya Nemba hariya n'ubundi mu karere ka Rulindo, dore ko n'ubundi ku ikubitiro abitabye Imana ndetse n'abandi bose bakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bya Nemba. Ambulance zahise zitabara cyane mu by'ukuri. Ngira ngo abari hafi ya nyakwigendera ndetse n'abandi bose bazabasha kwagera mu by'ukuri bazabashe kugenda gufata mu mugongo umuryango w'abasigaye, kubera ko iyi nkuru mu by'ukuri iteye agahinda cyane. Ku batarumvisha ikiganiro cyangwa se inkuru twabagejejeho ku munsi w'ejo ivuga ku rupfu rw'uyu mukobwa, mu by'ukuri ni imodoka yaturukaga mu bice by'akarere ka Musanze, aho yari itwaye abageni bagiye gushyingirwa hano mu karere ka Rulindo. Imodoka imaze kugera mu nzira ibura feri, maze umushoferi akomeza kurwana nayo, biza kurangira imodoka irenze umuhanda, maze abenshi bahasiga ubuzima, harimo n'umugeni wari ugiye kurushinga ku munsi w'ejo. Mu by'ukuri Imana ikomeze kumwakira mu bayo, nicyo twakomeza kuvuga, kandi n'ubundi tugakomeza kwihanganisha n'abasigaye. Ngayo rero nguko uko bimeze, aho nyakwigendera bazamushyingura kuri iyi tariki ya 18 mu by'ukuri hariya mu karere ka Rulindo, aho n'ubundi impanuka yabereye. Abaturarwanda baturiye hafi n'aho iyi mpanuka yabereye bakomeza gushishikariza leta ko yababa hafi maze ikabakorera uyu muhanda mu by'ukuri, dore ko uyu muhanda ngo ukunze kugwamwo abantu benshi, aho mu by'ukuri uyu muhanda umaze kugwamwo imodoka ebyiri zirimo abantu bagiye gukora ubukwe, kandi bakanavuga ko atari abantu bakora ubukwe gusa, n'amagare akunda kuhagwa, amamoto yewe n'andi mamodoka, dore ko ngo ahantu hari ikorosi ribi cyane. Bakaba batabaza leta rero ko yabakorera neza iri korosi kugira ngo bakomeze gusigasira ubuzima bw'abanyarwanda. Mu by'ukuri urupfu ntabwo ruteguza, ariko mu by'ukuri biba biteye agahinda. Iyi mpanuka yateye benshi agahinda gakomeye, dore ko nyine umusore bari bitegura kurushinga we yasigaranye ikibazo gikomeye cyane mu mutima nyuma yo kubura umukunzi we waguye mu mpanuka bagiye kurushinga. Dukomeze kumwihanganisha kandi twihanganishe n'abandi bose basigaye. Mu isi twese turi abagenzi, kandi tugomba guhora twiteguye ko isaha n'isaha twakambara ku mwambaro wera, cyangwa se isaha n'isaha buri wese yakitaba Imana mu buryo butunguranye. Rero reka dukomeze kwihangana, kandi ikindi turabasaba ko mwaduha comment mukatubwira ku bitekerezo byanyu, niba hari n'inyunganizi mwaduha mukayiduha, kubera ko ni mwege byose tuba tubikorera. Mukomeze mugire umunsi mwiza, Nyagasana akomeze kwagura intambwe zanyu.